bwa tungurusumu ni aka ngaka kameze gutya, hano mu cyongereza bakita bulb, bulb kitwa bulb. Ubwo iyo ukase gutya kano ukagacaho gutya, aka niko bitwa clove. Ubwo iyi ni tungurusumu yose uko yakabaye, n'iyi niyo igira utuntuza tugeze hagati y'umunani n'icumi. Utu duclove tuba ari 8 n'icumi, tuno duhagi twayo nyine tuba ari nk'icumi. Dore utu twose ni utwayo, ikagira ururuti ruhagaze gutya ifatiyeho. Okay, noneho igiye gutera utu ngutu nitwo ugira gutya, ushobora kugatera gahagaze gutya ku mirongo, gahagaze gutya kareba hejuru, cyangwa se ugatera nk'ibishimbo bisanzwe nkuko turabibereka muri iyi video uko twateye izi zindi mugiye kubona hano imbere. Noneho iyo ugiye gutera kugira ngo babitunganye neza, bakabyanika, nibura ukabihubika amezi agera kuri 3, ukabyanika ku zuba, ukongera ukabibika kugera byameze. Kugira ngo umenye ibyo uzatera rero ni izi mbuto utera. Kugira ngo umenye ko bigeze igihe cyo guterwa sase, zino ni imbuto zugiye gutera. Ufata kamwe muri two ukagaca gutya, ukagasatura, warangiza ugasaturamo hagati usangamo umwumba cyangwa se umuzi uyu mubona. Iyo bimeze gutya nka 5 mu mufuka w'ibiri 100 cyangwa se mu biri 10, za mbuto uba wazitera. Buriya iyi ngiyi yari imeze neza, wayitera ikintu kimenyetso cy'uko watera. None iyo ugiye gutera kubera tungurusumu yaziterwa mu buryo bubiri. Ushobora gutera, hari ukuntu ugahagarika mu itaka gutya, cyangwa se ugatera nk'ibishimbo bisanzwe, ariko hagati y'umurongo n'undi hakaba santimetero 15, hamwe n'igihingwa hagati y'igihingwa n'ikindi hakabamo santimetero zingahe 5, ntabwo zijya zirenga 7. Warangiza ukabicucika nkuko turakwereka. Izi nizo tungurusumu tugiye kubabwira ukuntu zihingwa, ukuntu wazikoramo business, ukuntu ari n'umuti ndetse uburyo wakoramo business zikaguha amafaranga kabisa. Nta mukanya rero mukomeze mudukurikirane nta kibazo. Yes, reka tuyibereke mu murima. Iyi niyo tungurusumu twavugaga. Reka turebe uko byatangiye. Urabona aha ngaha twaramaze gutera. Iki gikorwa kirimo hano ni igikorwa cyitwa kubagara. Urabona ko nawe ubwawe urebye urabona ko nta cyizere itanze na gitoya, ariko iyo umaze kubagara ugakuramo biriya byatsi, n'ubundi biba bituma itera iniganwa n'ibyatsi, bigacumbikira n'ibyonnyi, bigatuma intungagihingwa ziri mu butaka zidahaza igihingwa wateye. Ni ngombwa ko ugomba kubagara, ibyo bita gukuramo ibyatsi. Niyo bita weeding mu cyongereza. Iyo bavuze ngo weeds zikora ibyo bita competition with nutrient to the plant, bigatuma igihingwa kitayigeraho neza. Niyo mpamvu twabanje kuyikuramo. Urabona hari anaberetse tubagara ni ku itariki 29 z'ukwa 4. Nyuma y'iminsi 2 gusa, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 5, urabona kuntu zari zimizakiyemo iminsi 2 gusa ubagaye. Urabona ko byatangiye kugaragara neza. Nyitungurusumu tubabwira rero, iyo ikorewe ukabagara ku gihe, ugatera imiti igomba guterwa ku gihe, ukabikurikirana, itanga umusaruro ku buryo kuri A1 wateyeho ibiri 10 ushobora gusaruraho ibiro 100, kuko n'ubundi iyi tungurusumu yikuba inshuro 10 nkuko twabiberetse muri ya video ibanza tubisobanura nuko iterwa. Ubundi utera igira uduheke 18 kugeza kuri 12, wakora mu bayine tukaba 10. Uko tungurusumu itera kose yera inkubwe 10 ubaze niyo wateye. Aha ni ku munsi wa 5 maze kubagara. Urabona ukuntu byari bitangiye kugaragara neza. Aha urabona tugeze tariki 12 z'ukwezi kwa 5, ni gutya hari hameze, ni gutya hameze. Okay, urabona aha ngaha hameze neza kurushaho. Matariki 17 naho ngaho z'ukwezi kwa 5. Yes. Okay, urabona rero aha twateye ni R6. Uturutse aha ukagera hariya kwa tura duti muri kubona harimo R6. R6 gusa zagiyemo ibiro 60. Aha ngaha rero mubona gutya niteze gusaruramo ibiro 600 uko byaba kose, kuko zikuba inshuro 10.
kandi izi 600 kuzibona gutya ubwo ni ukuvuga ngo ikiro iyo zisaruwe wenda kiri ku mafaranga make kigura ibihumbi 3 ariko ubu ngubu tuvugana ikiro cy'ibi ngibi bimeze gutya kiri ku bihumbi 4500 urumva ko harimo amafaranga miliyoni 2 ku kantu kangana gutya. Ubwo rero iyo tubereka business farming business nk'iyi ngiyi abari kugira ngo namwe muyijoininge kabisa dufatanye gukora. Iyi ni tungurusumu rwose urabona ko hari aho bita mu ndego cyangwa mu misambya twateye ibintu by'ibishimbo tutazira ngo dufate neza umusaruro umere neza nkuko nyine mubibona aha ngaha. Ubwo rero iyo uteye biriya bishyimbo nabyo birera n'ibindi bikera byose ukabona umusaruro ugize, ariko muri agriculture twirinda kuvangavanga imyaka. Kubona narabishyizemo rwose munyihanganire kuko mu buhinzi ntabwo ari ngombwa kuvanga imyaka idahuje n'iyo ushaka. Ngomba igihingwa kimwe ukagihinga neza byagera nyuma kigatanga umusaruro ugize ute ufatika. Ubwo rero ibi mbereka hano ibi ni ubuhinzi kabisa bugezweho, kandi murashaka kugira ngo dufatanye gukora ubu buhinzi ku buryo bworoshe cyangwa se amasoko yabyo muturangira aho tugemura byinshi, ko ntabwo ari aha gusa duhinga. Duhingana n'aho bita kuri Bazirete, tugahinga Musanze, tugahinga no mu Burasirazuba, ari ikigingwa turi guhingayo gusa. Ubwo urumva ko dukeneye amasoko. Ubwo namwe mushaka ko dufatanya nabwo twabafasha tugafatanya guhinga ubuhinzi kuko tubumazemo igihe. Rero kompanyi iri kubukora ni kompanyi yitwa F&FM Rwanda Limited. Mukashaka kuyihamagara mwavugisha nimero tugiye kubaha 0789 9384 urabona iyo umaze kubagara bimaze kuba neza warateye imiti, urabona kuntu bimeze kabisa yakavura kaguye. Urabona kuntu hano bimeze neza, bifite uruti kabisa ufatika. Iyo warateye amafungicide neza, amafumbire y'amababi dutera, amafumbire yo hasi, warangiza imvura ikaboneka bihagije rwose, ukora bagaye neza, warabikoze neza, nyuma y'igihe gito bimeze neza. Aha ni mu kwezi kwa 5 tariki 28 nanone kuva ari twabagaye ukwezi kwari gushize kugeza aha ngaha, urabona ko harimo ikinyuranyo kabisa. Ubwo rero turimo turababwira ngo mwitabire business kabisa mu bikore. Mu gusoza iyi video ndaza kubabwira vuba nihuta n'akamaro kabyo ikitumariye. Bwa mbere duha amafaranga afatika kuko duhinze byikuba inshuro 10, kandi ni igihingwa kitagoye kugikorera, ni igihingwa kitabura n'isoko, ni igihingwa gihunikwa, ni igihingwa gitanga amafaranga kabisa ku buryo bwihuse. Iyo uzi kubikora dore nk'ubu ngubu urabona n'imizi yacu ibiri hose kuko aho ushize ifumbire itafata wabonye. Ubwo kirabura akanya gato ku buryo nk'ukwezi kumwe kizaba cyatangiye gufunga twaturaye twaberetse hahandi ku buryo kizaba gifatika. Ubu rero iyo uhinze gutya uba witeguye no kubara amafaranga, nta ibindi tuba tugomba kuyihinga. Ubwo rero mu gusoza iyi video turaza kubabwira n'akamaro kayo, ariko first kwari kugira ngo mbashishikarize kukiduhinga tungurusumu icyo tuyihingira. Bwa mbere mwumvise ko ari amafaranga, ariko hari ibindi bimaze mu mubiri w'umuntu ku buzima busanzwe. Ku buzima bwa mbere iduha amafaranga byihuse, ko nka zino R6 turi kubona aha ngaha zeze nk'uko nababwiye. N'ubundi kuri inshuro ikiro kiri ku bihumbi 4, nakora mu 600 bingana na miliyoni 2,400,000. Kandi ukurikiye icyakora icyo ntababwira cyo ubutaka nahinzemo n'ubwanjye sinigeze mbugura. Imbuto niyo naguze gusangura n'ibikoresho ndaza ndakorera bisanzwe. Ubwo rero tuzabereka etape par etape uburyo ikorerwa, uburyo iterwa nkuko twatangiye kubibereka. Nkuko wenda nanabibasubiriramo, kabara karayi kamwe kafite uturayi tugeze mu 8 hagati y'10. Nyuma yo kuyanika neza umaze kuyitunganya urayanika ikamara nk'amezi 3. Hanyuma yo kuyanika imaze amezi 3, iyo ukavunya kwa kunina biberetse dutangira ubunamo mwumva ukabona gutera hahandi. Kandi dore hano twebwe twateye nk'abatera ibishimbo nta spacing ibiriho, ariko spacing aba ari hagati ya santimetero 10 na 20 hagati y'umurongo n'undi, ku buryo nyine bizaba bihumeka bakabona nuko utera imiti. Ku yindi section tuzabereka uburyo imiti batera iyo bavanga, uburyo babirinda indwara iyo zihari, nyine etape par etape. Ubu twaberetse uko twatunganije ubutaka, benshi murabizi guhinga ugatabira. Twaberetse uko twateye kuko
iyi video twayifashe bitangiye kumera cyagiye bitari bishimishije tubereka uko babagara gusa ntabwo twaberetse umuti ariko first part kugira ngo menye ko niko kubyo FNDC mu Rwanda Limited kuko yagaburira igihingwa binyuze mu byo bita photosynthesis kuko anytime ugize ikibazo waduhamagara tukakuvugisha then ibihingwa byose niko biri ukaba wadufaza ico shaka ese ni isoko ese ni imbuto nayibona nte ese nabona ubuhinzi nabukora gute ku bwiza ku buryo bw'ampa amafaranga urabona nk'ubu ngubu twagumye kubereka urabona ko kugeza ahantu muri ushimishije kabisa bimwe umufaransa avuga ngo Tereze interesa nimba ari interessante sinzi ariko urabona ko bigeza ahantu bigize ute bishimishije ku rugero rwiza kabisa ku buryo wari wese yabyifuza yes urabona nk'uyu mubyeyi ibyo ari gukora ni ukubagara nta kindi ahozamo intoki abagara areba ko hari akatsi kajemo hari iki kugira ngo bigumye bishishe gutya bakereka tukirimo hagati reka tubabwire n'ikindi tungurusumu imaze mujye muyikoresha ifite umumaro mwinshi ariko sinabuze kubabwira umumaro mwinshi nuko tungurusumu mu mavitamini igira ifite vitamini B ya gatandatu ariko vitamini igira cyane hari tungurusumu ifite vitamini A ibyo nabisomye mu gitabo cyitwa tumenye kwivura dukoresha ibyo Imana yaremye ku page 32 ni cya gitabo kirimo yes ni ico ngico bavuga akamaro ka tungurusumu batubwiye ko icyambere ifite vitamini A ishinzwe ibi bikurikira ishinzwe igikuriro byo bita croissance cyangwa growth ubwo ni ku bantu kureba neza vision ukagira ukareba fresh ikomeza amagufa gutunganya umusatsi itunganya imihango y'abakobwa ikaba myiza kumva neza kw'amatwi gukomeza amenyo itera umubiri gucya n'ibindi byinshi bitarondowe igira na vitamini B ya mbere ikagira B ya mbere ikagira B ya mbere ikagira B na C noneho mu ncamake y'ama vitamini amaze kuvugwa haruguru tubabwiye akamaro kayo hari nko kwiga neza ufite umwete ugafata ufite ubushake akaza umwete ku murimo werekejeho amaboko kwifatira imyanzuro wihariye kugira ubwenge buhugukiye kumva intekerezo zituje gufata mu mutwe n'umubiri usuha ku rugero ukwiriye urumva iyi tungurusumu twe duhinga it's a business ariko ku rundi ruhande ni health keya kuko ifata umubiri neza ariko dushobora no kubereka uko yakoreshwa n'abatemerewe kuyikoreshwa ubundi tungurusumu ikora ibintu byinshi utundi duke tubabwiye iyo ufite n'inkovu ugakuba kuri ugakubaho iyo nkovu iri birangira igiye iyo uri kumva umubiri umeze nabi wenda imitsi yagora bishobora nko kuyisekura ukayikuba ku mubiri warangiza imitsi ikagororoka ubwo ni uburyo butandukanye tungurusumu ishobora gukoramo ariko reka tubabwire uko ikoreshwa ku bantu nk'ubu ngubu kurya tungurusumu kurya tungurusumu wicagaguye mu byo kurya ni ingenzi nayo kuyicagagura ukayekenya mu gihe cya mu gitondo utaragira ikindi urya byaba ari ingenzi kurushaho ikindi cya kabiri umuntu harya uduheke dutatu twa tungurusumu ku muntu mukuru ikindi wakora ushobora gucagagura tungurusumu uduheke dutatu twa tungurusumu ukadutogotesha mu mazi ya litiro imwe ukabikora mu minota 5 ukanywa akarahuri gato mu gitondo akandi ukakanywa nimugoroba icyakora uba ugabanije impumuro mbi ibyo bita ramuveze harene nyamara n'imbaraga zayo ziba zigabanutse ibyiza urumva ni ukuyirya igize ute ari mbisi ikindi ushobora gufata agaheke kamwe ka tungurusumu ukagasiga amavuta aribwo ugaseseka mu kibuno niko banditse nk'iki gitabo bigasa no kwina umwana ubu buryo bushobora gusohora inzoka no gukiza umusonga n'uburyane bwo mu kibuno ubwo ufata agaheke kamwe ka tungurusumu warangiza ukagasiga amavuta rero cyangwa y'igihagari ukashyira mu kibuno nko kwina ubu buryo busohora inzoka kabisa ariko muzitonde tungurusumu inatera n'imbaraga ibyo murabizi ku bantu barya tungurusumu rwose baba bafite imbaraga zifatika ikindi cya tungurusumu ni cyitonderwa kuri yo kuko ndashaka kugira ngo nyibabwire akamaro kayo mwabonye uko ihingwa ikindi nababwira nuko tungurusumu ku cyitonderwa cyayo ntabwo abantu bari mu mihango y'abakobwa cyangwa bakomeretse bafite imvune bafite intuza bayirya kuko itera kwirukanka kw'amaraso ntabwo watsina
Ikindi cya kabiri, si byiza gukoresha tungurusumu nyinshi igihe umugore atwite cyangwa guhora uyikoresha buri gihe, ntabwo ari byiza. Ni byiza ko umugore utwite ayikoresha rimwe na rimwe, ariko akoresha gakeya gashoboka kabisa. Ubwo rero tungurusumu ifite ibintu byinshi, ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Icyakora iyo ugiye kuri cya gitabo nababwiye ku ipaji ya 29, bakubwira ko iribwa ari mbisi cyangwa itetse, inyobwa mu mazi, bayikubisha n'ahababara, irakungahaye kandi ifite ubushobozi, ikoma mu nkokora, ibitera indwara. Kwikingira indwara ni tungurusumu barya, yica imyanda, igatera ingingo gukomera, ikabuza umubiri kwandura. Mu buryo rusange irinda ibihaha, igakingira ingingo zifatwa n'indwara, igatuma ingingo zisohora imyanda, zikorera hamwe, ikamagana izindi mvururu z'umubiri. Ubwo rero tungurusumu irakaze mwana. Okay, tugaruke kuri topic yacu. Urabona ahangaha, aha ni mu kwezi kwa gatanu tariki 20, aha ni mu kwezi kwa gatandatu tariki 12, urabona ko ziri hafi kwera. Mu by'ukuri tungurusumu zerera amezi 3 kugeza kuri 4, ariko izi kubera ari ahantu hakonja, urabona ko zizatwara amezi 4 yose kugira ngo zere. Yewana, this is a business, just call to the phone I have given you handi habanza nyine twavugana nta kibazo. Okay, welcome to the business. Anybody kabisa wari wese ushaka kuba yakora iyi business yatubwira tukamufasha. Ikindi nanone uyikeneye kuri quantity hagije yatubwira tukamuha, kuko ubu ngubu dufite ubushobozi cyabikora bwo kubaha, tubonye isoko dushobora kuriha ubu ngubu kw'iki gihembwe dushobora kurihereza toni zigeze muri 7 kuri iki gihembwe dutangiyemo, ariko ikindi gihembwe tuzaba dushoboye ku buryo dushobora gutanga na toni 30 buri gihembwe, kandi byakunda ukurikije uko yera. Okay, katubibutse nimero za telefone rwa F&FM Rwanda Limited, bivuze ngo Farming and Food Manufacturing. Yes, ni societe imwe mu masosiyete ari gukurikirana ubuhinzi bwa tungurusumu. Ubwo mwaduhamagara kuri 078 938 603, ndasubiramo 078 938 603, cyangwa mugahamagara n'iyi nimero. Ni umukozi wa F&FM Rwanda Limited 0784 24 50, inimero mutafa guhusha igihe muyishakira, tukabaha ibisobanuro birambuye. Noneho ikindi, tungurusumu ntucyayiruka ari umuti w'inzoka, noneho nukuyicagagura, ifite n'ibindi ivura. Tungurusumu twumvishe kutera abantu gufata neza, hari n'uburyo ivura inkovu, ibyimbi ikayivura, ibyo bita intongi yo mu kirenge, gutambuka uruhu gutamuka k'uruhu rwo mu kirenge, ibyo bita inkabya, n'ibyo bita igipfurugunyu cyo mu gihanga cyangwa mu mutwe. Ubwo urumva tungurusumu turayikeneye. Ikindi mu kamaro kayo, itera n'abantu kwihangana. Natubabwiye bya tungurusumu twabirangiza, muzarebe abantu b'abazungu kenshi bakunze kwizira mu Rwanda, cyane cyane nabibonye ku Bongereza n'Abanyamerika, aho bagiye hari ibyorezo bitwaza ka tungurusumu. Nta kindi, ka tungurusumu kabatera imbaraga, kakabarinda n'indwara. Buriya mu gihe cy'ibyorezo iyo umuntu afata tungurusumu akayirya twadoheke 3, akabikora 3 mu cyumweru, akarya akanywa n'amazi ahagije, nubwo haba hari ahantu haba malaria ntiyapfa kugufata. Tungurusumu rero ni igihingwa cyiza kuri side yuko cyaguha amafaranga, ariko ni igihingwa kigufasha no kugira ubuzima bwiza, kigufasha bya bindi byose twakubwiye hahandi imbere. Ubwo ndetse na kera uzasaba amateka, iyo tuvuga tungurusumu, kuva na kera abantu bakoraga ibintu byo gusiganwa ku maguru, bari abantu birukanka, bakunda kuyikoresha cyane kuko ituma batananirwa, kandi bagakoresha imbaraga zabo neza. Noneho ikindi imara, hari ibyo bita indurwe. Navuze ngo ikoresha neza indurwe yo mu gifu, ikongera imbaraga n'ubushuhe bw'agahu gashashe mu gifu. N'ubusanzwe tungurusumu, nta muntu ujya tungurusumu ngo abe bakonja riva, ntibishoboka. Ikindi, tungurusumu itera kwituma neza no kunoza neza kw'igifu kw'ibyo kurya. Icyatuma imerera umuntu nabi ni ukutayikanja neza
bihagije cyangwa se ukaba ufite igifu gifite ibisebe rwose yakuzahaza n'ubundi kabagira inama ko bajya tungurusumu bayikoresha nk'umuti bashaka ngo bafashe cyane byose twababwiye imitsi ikore neza. Yes, bagomba kumanza bafata ibyo kurya bike bagashyira mu kanwa, barangiza gushyira ibyo kurya mu kanwa, barangiza bakagira ute bakabona kurya tungurusumu. Of course ntabwo wapfa kuyirya gutyo ngo bibanze mu gifu yabicagagura ndakurahiye. Ikindi kutayikanja bihagije kubatinya ko tungurusumu inuka ngo bajya babesha ngo iranuka, ariko uriya mpumuro ntabwo ari ukunuka, buriya ntimuzi umunuko icyo ari cyo. Buriya umunuko mubi n'uw'indwara, tungurusumu ikurinda indwara, ari indwara no kunuka kwa tungurusumu ikigoye ni iki? Aha, okay, just go in the comment section ugire ibyo uvugamo, ariko iyo udashaka kukunukira ushobora kuyirisha uyirisha karoti cyangwa se ukayikatagura neza ugashyiraho umunyu w'urugera ukayijya, cyangwa se ukayisangiza pome. Icyo gihe ntabwo tungurusumu izakunukira, uzirwa umeze neza kabisa. Okay, ikindi ifite imbaraga zirwanya inzoka zo mu nda n'indwara z'imitsi, ituma umutima utera neza ikoresheje gutunganya amaraso. Kugira ngo amaraso amere neza ni tungurusumu uzarya nta kindi. Iregera umutima kugutera neza, ntibibe hypertension cyangwa hypotension. Iri nibyo bita cardiovascular disease, ni indwara ifata imitsi, ndakeka ari imitsi itwara amaraso. Tungurusumu yohereza amaraso mu rugendo, ikabuza umuvuduko urenze urugero rwayo. Ikora mu mpande zose ku maraso, ku muvuduko ugenda buhoro, niyihuta cyane. Ikindi umurimo ikora ni ukuyasubiza kuri gahunda ikwiriye, bitewe n'uko imiti yo kwa muganga igwa nabi abarwayi umutima. Birakwiriye ko umuntu akoresha tungurusumu akareba ubwiza n'ubugiraneza bwayo. Yes, ubwo rero tubabwiye gake, reka twisure kuyu mama wanjye arimo arabagara hano, ni urimo arabagara yerekana ukuntu babagara, ni kuri ababigenza kuko bimenyereye nyine ajya akoramo rimwe yihuta kabisa. Ni kuri ababigenza yerekana umubyeyi wo mu cyaro rwose ukuntu abazi gukorera ibitunguru neza. Yes, ibi ni ibitunguru nta tungurusumu. Muri hangana video yabaye ndende mwana, yabaye ndende muyihanganire, ariko kwari kubabwira ko usibye na side ya business ko tungurusumu ifite nakandi kamaro gakomeye. Okay, ubwo rero ndi kumwe n'abandi bagabo, nimba hari icyo barambaza simbizi. Hari ifumbire tugiye kubazanira y'amababi. Yes, hari icyo bambaza. Twambaye kagiye kubazanira ifumbire y'amababi. Mfite nakubaza ifumbire igiye ko tungurusumu ija ikora ku nkovu ugasigaho, ntabyumvise ariko se uyikoresha yenyine. Dore umubyimba. Icyo ni ikibazo warubashije. Nta nubwo ariyo muri Kenya. Reka nze iki kibazo rero nkigusubize direct. Iyo urayifata warangiza, hari n'ibindi bishobora gukora ku nkovu nka kapusine uyisekuye ukayikubaho, ishobora gukora. Tungurusumu ushobora kuyikuba ku nkovu akontari nasize, warangiza ugasigaho n'amavuta yerayo cyangwa se n'igikakarubamba, ariko wabanje kugira ute kuyisigaho. Pierre arakoze n'umuzi wa tungurusumu unabizi neza, yarabajije ikibazo gisa n'ahari cy'amatsiko, nimba ari n'ibindi yabaza cyangwa se turi n'undi witwa Patrick. Ntimurabasha kubona amasura yabo ariko amajwi murayumva. Amafaranga bino biba nimba ari ikibazo afite kuri tungurusumu cyangwa hayi yabaza. Murakoze, ngewe icyo nabaza mu bijyanye na tungurusumu, numvise ko ari umuti, ariko hari indwara yitwa ubushake, kubura ubushake. Ese mwadusobanura neza niba iyo tungurusumu hari icyo yafasha abantu bameze batyo? Yes, reka duhite tukubwira. Twavuze kuri biriya bijyanye na tungurusumu. Tungurusumu ubundi ntabwo twari twabivuzeho, irinda indwara, ariko icyo kibazo cy'ubushake tungurusumu yagufasha ikakurinda kanseri ya prostate, ituma ubwo bushake butaza, ndetse no mu miti yakwifashishwa nayo irimo kuko itera ubushuhe igatera n'imbaraga. Ahubwo biravuze ngo nimba ugira ubushake ugomba kwirinda kurya nyinshi kugira ngo utazarenza urugero. Icyo tungurusumu rero yabigufasha, kujya twaduheke dutatu yabigufasha kabisa, ku buryo bashaka kuvuga ubushake bw'abashakanye buriya nyine muri gahunda zaho tudashaka kuvuga ngo abana bose bazumve. Iyi tungurusumu yagufasha kabisa kubirebana na business. Sinzi nimba ari cyo babaza, iby'ubuzima by'abantu babyumvishe kandi banarabizi. Okay, ndumva nta kindi kibazo. Reka nge sasa mbabwire etape par etape y'ukuntu tungurusumu ikorerwa nanone.
ubundi habaho guhinga kwa mbere no guhinga kwa kabiri, warangiza ugatabira hagati y'igihingwa n'ikindi ugomba gusigamo za santimetero nababwiye, santimetero 10 hagati y'igihingwa n'ikindi, hagati y'umurongo n'undi ugasigamo santimetero 15 ugahinga. Ubwo no kuvuga ko kuri iyo ubaze kuri hegitari, tubaze kuri bwa rugero gutera ibiri 10 kuri are, kuri hegitari ushobora guteraho toni, ariko nawe wasaruraho toni 10 kabisa. Warangiza ukagira ute ukenjoyinga ibintu, ukenjoyinga tungurusumu yawe kabisa. Ubwo rero ibintu byabindi, iyi video nyine igaragaza uko twaberekaga tungurusumu ukuntu imeze, ariko ndumva nubwo yagarukira. Reka tubereke itariki y'uyu munsi ukuntu zimeze. Yes, tariki y'uyu munsi, tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu, ya tungurusumu twatangiye tubagara. Ni gutya bimeze, hari akayaga ariko izuba najya urabona ko riri kuva. Yes, nubwo tugerageza gufata video gutya, ni gutya bimeze kabisa. Urabona ko imeze neza, itanze icyizere, itazatanga n'umusaruro. Ibindi rero naho ku matelefone, yes, muduhera iki, mutubwire icyo dukosora, mutubwire ibyo mukeneye mu bijyanye na business, kuko twe ntabwo dukora business y'ubuhinzi bwa tungurusumu gusa, ko dukora n'izindi z'ubundi buhinzi butandukanye. Okay, murakoze cyane. Ibyo nibyo twari twabageneye kuri uyu munsi, kugira ngo tubakumbuze, tubakundishe, tubereke akamaro ka tungurusumu, tubereke uko yatanga amafaranga, tubereke ko n'abayikeneye tuyifite, ndetse n'abashaka ko dukorana mu bijyanye n'ubuhinzi nabwo duhari, ko twabafasha kabisa. Alright, tubifurije kugira umugoroba mwiza, niba ari umugoroba. Yes, mugire ibihe byiza kandi mukomeze muhirwe, mukomeze mubane n'Imana. Mwari kumwe na Theogene Maniriho, F&FM Rwanda Limited, Farming and Food Manufacturing Limited. Nitwe twiyemeje kujya tubafasha mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse na farm gardening, turabikora nta kibazo.